uyu munsi mbazaniye inkuru nziza. Benshi baza mu Rwanda bibaza bati nihe twarara cyangwa se twamara ikiruhuko cyacu. Igisubizo nta kindi ni Rob's Meadows Villa Apartment. Iyi ni apartment iherereye hano ku kibuga cy'indege neza, ndetse by'akarusho nibigusaba gukora urugendo. Tubafitiye serivisi zitandukanye, aho tubaha abashoferi ndetse dufite n'abakozi babafasha igihe muri kuri iyi apartment. By'akarusho kandi twabatekerejeho kuko hari na piscine, hari aho wicara wumva amahumbezi. Reka nkubwire ngo abafite itsinda rinini namwe twabatekerejeho, duhamagare kuri ino nimero 0788 93 24 14. Rob's Meadows Villa Apartment niwajura igisubizo. Onye na masisi mama 23 yafashe umusozi wabibonye wa Nyabikeri cyangwa se Nyabikeri ntago mbizi, uherereye muri sheferi ya Bashari Mukoto. Yego, aho yawirukanyeho wa Zelendo na FDLR, ndetse bahise bahungira Rukweti. Turimbe baracyari inyeshyamba. Ese reka babwire, reka baracyari inyeshyamba. Uyu munsi ntago waraba leta ni kuvuze. None se leta gute mu bakikubisa ngo babe leta? Uvuga ngo M23 iracyari inyeshyamba za 23. Ujye mubyemera twarashize. Baratumaze kubera mwebwe. Yego. Urumva iri ngoma yarambye ngo peti yangu. Abagate nagure peti yangu rese. Ariko se bo bakora iki? Ako kanure kanana kavugeho. Hari n'abanje mbona tuvuga utya ngo kiwe nuko namwe abanyamakuru ngo namemereramo views. Makenga se ntiyarwanya mu rugamba rwo kubohora igihugu. Yego. Makenga rurwanyemo na barurankunda. Urumva? Rero n'umuntu ubona ko technique bakoresha n'imibare bakoresha ariyo ziranye cyamba zikoresha. Ahubwo niyo mpamvu babihuza ngo ni RDF bayibeshye. Yego. Niyo mpamvu babihuza kubera ko babona uburyo amagambo General Makenga yavuze ni amagambo wakiriye gute? Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe, ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye. Nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 32 66. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars. Gusa angari inkuru narimo ndakubwira yuko no mugabo Neva yagiye guhiga ubwene gihugu bwa kabiri. Yego ubwene gihugu bwanze wenda nimba twazayigarukaho. Noye turayigarukaho ntaje. Yewe uko mbibona ngira ngo yagiye muri Guinea Bissau. Ariko tukinyine mu nkuza mu Burundi sinzi ukuntu mbise mbibona. Tuki mu nkuza mu Burundi kuntu twabonye yagiye muri Guinea Bissau, bakamwambika imidari yo kutujijisha. Yababonera imidari yo kutujijisha. Ese yagiye Guinea Bissau ndetse banagaragaza ko bamuhabwe n'igihugu bwaho. Hari ubwene igihugu bamuhaye kariyo mbabwira, nkabwira ngo igihugu cy'u Burundi arimo kugisiga mu kangaratete akajya kwishakira ubwene igihugu bwazasimbukira isaha n'isariyo yose, kugira ngo umuntu yamaze kugubwene igihugu ntemerwa n'ubuhungiro. Yakaze. Bwana nshobora kwivuga kano kanya mukavuga gutyo, ariko se tuza abaperezida bake cyane bava ku buyobozi cyangwa se bafunga. Akiva ku buyobozi agahita bamuta muri gereza ako kanya. Ibyo nibi byose bari kugenda gereza guhunga. Ikintu cyakibabaje rero n'abasirikare abari gukoresha, buri abasirikare nta busangangarwa bafite. N'abasirikare bari gukoresha mu rugamba. Ejo nejo muzumva UN cyangwa se Human Rights Watch iri kubarega violation mu rugamba bakiva kuko umusirikare yemerewe gufunga uko byagenda kose ariyo yose, n'abari aba prime niyo ngabo bitandukanye no kuba ari president. So rero nicyo kiba kibabaje. Rero ngiye mbona uyu mugabo mukanye nibwo nabonaga inkuru igaragaza ko yagiye muri Guinea Bissau ndetse banamuha bwene igihugu. Ahanga mpita mbona ko n'umugabo rwose we ari kwishakira ibintu byakomereye yazasimbukira. Ntago mbabeshya ntago byoroshye naka na gato cyane. Ngiye mbona uyu mugabo cyangwa se Neva uko akomeza umunsi ku munsi gushyira igihugu mu kangaratete. Niko mbibona kuko atari mu kangaratete yakaba yarakoze withdrawal y'ingabo ze ziri hariya, ariko igiyehereza umunsi ku munsi. Yego. Kemera nyine akemera cyane ko n'ubundi
akoze withdraw nicyo kintu cyonyine cyarengera Bujumbura. Gukuramo ingabo hangaha nicyo cyonyine cyarengera Bujumbura. Bitari ibyo ari kujya ava muri Bujumbura akajya kurara muri Gitega mu gihe arimo hariya. Ibyo munabimenye. Ntago neva ari kurara Bujumbura. Reka reva ntago uriya mujyi wawe uraramuzi ko isa nisa bawurasa. We ubwo aravuga ati nge narinjiriwe abagabo baranyinjiriye barahari. Imipaka za Kavimvira bayinjira umunsi ku munsi. Imipaka ya Gatumba bayinjira umunsi ku munsi bihinduranyije. So rero simpamya ko umugabo amakuru mfite nuko ariko atari kujya arara Bujumbura mu gihe ari mu Burundi agirarira muri Gitega. So rero kuva yagiye hariya naho ni kuvuga ati reka nta wamenya ibyejo hazaza wenda n'ifaranga ryanjye rije mbona iryo buye nijyana hariya kuko ahandi narazi ko yakomanyirijwe. Rero Guinea Bissau kwakira umuntu nk'uwo bazi ko afite ifaranga erega muri urugamba rikurukuramo ifaranga uyu mugabo heze yagiye gushwana na prime nango byagenze bite. Ifaranga zose yagurishije abasirikare yarazikenyereye. Ibuye yari gukura hariya muri za ibuye yari gukura hariya muri za Shabunda Shabunda ni ya Neva. Shabunda nicyo kintu niko gace ka mbere umutwe nyeshyamba wari utarageramo kandi wamaze igihe utarageramo. Amakuru atubwira ko Shabunda na Nzibira cyane cyane Shabunda harimo ikintu twibuye buranga hariya amakamyo arenga 40 yapakiye ibuye M23 yagoteyeyo yanze gasoka hariya. Shabunda rwose ayo makamyo arimo ibiro bya Neva harimo ibuye ry'ura mugabo. Rero M23 isimano y'amakamyo y'urugamba nayo iragenda igota gace n'umuhanda irakatinga kubona mutabizi buri hari abasirikare bakatingiye muri Shabunda hari batasokamo. Abazarendo umunsi Nzibira kanyori fatwa. Umunsi kanyori fatwa bahise bagota agace kamwe mu gace ka Shabunda karimo iryo buye. Kagutiyemo hariya. Hari umuhanda rero wajyaga uva hariya Shabunda uhita uja bakawambukiranya umupaka hariya ngo habaga amakamyo imirongo y'amakamyo ivuye Shabunda iri kuzamura ibuye hariya. Impamvu nakubwiye ngo umugabo yashatse gukubita ibuye rimwe ngo yice inyoni ebyiri. Yego. Ariko izifaranga nawe ntazazirya. No mbonye na Masisi mama 23 yafashe umusozi wabibonye. Yego. Wa Nyabikeri cyangwa se Nyabikeri ntago mbizi uherereye muri sheferi ya Bashari Mukoto. Yego aho yawirukanyeho wa Zelendo na FDLR ndetse bahise bahungira Rukweti. Yego iyi Masisi rero ngira ngo abantu banabyumve nubwo izinyeshyamba nazo zikubita mu gatuza byahise bingaragariza ko iyi Masisi hari ibice wazenda yagiye yisubiza ntitubimenye kuko undi Masisi yose umutwe nyeshyamba ari warayifashe iyo za Rukweti na gace bita ngo ni Sheba biza kubitandukanya ntago ari gashebiri bijya kuvugwa kimwe. Uzwo duce twose izinyeshyamba zari zaradufashe. Ariko uzi ikintu gihari se gasa. Yego. Umutwe nyeshyamba 23 wafasha ahantu hanini urashoboye gukontrola. Ariko bari kongera inuzi ingabo icyo kintu najyaga nyivuga mbere ngiye ntago nkikivuga. Hamna habari papa. Yego bari kongera ntago ajya kukivuga. Najyaga nyivuga na kivuze bigano byanjye kenshi nibaze atese mama 23 muzi kundi ko twumva ifata uduce aho ingabo nizi zabanyeya ariko nkurikije ukuntu umunsi kundi bamaze igihe hasohoka ingabo. Mbona hari ikizere cyuko izi nyeshyamba abasirikare batazabibana bake aretse ko ngo batagikundana bitinyeshyamba. Aho yakubitinye ntago bagikundana bitinyeshyamba. Serie pe aya tugomba kujya tubivuga ko ntago twemerewe kubita M23. Nukuri bajya batubabarira kuri icyo kintu pe nuzajya ndabizi neza ko badukurikira byo ndabizi mbifite amakuru ariko rwose nitubitinyeshyamba nta kundi kuko baraturimbe baracyari inyeshyamba. Rese reka babwire erega baracyari inyeshyamba. Uyu munsi ntago waraba leta ni kuvuze none se leta gute muri bakikubisa ngo babe leta uvuga ngo M23 iracyari inyeshyamba za 23. Twebwe bitugira safe kuvuga inyeshyamba mujye mubyemera twarashize baratumaze kubera mwebwe. Yego urumva rero kugira ngo tube safe ni umutwe nyeshyamba wa 23. Ngiye hari wejo bundi wabona bibwiraga ndi kumubwira nti ariko se nk'ubu ngubu iyo bamaze igihe bafunze na macano y'abantu abanyarwanda ku munsi akava cano zirenga 5 mwema mwimva gute? Akubwira ngo ikise ndaza kubikubwira aho free yewe ingoma yarambye ngo peti yangu
avuga ati nagure peti urareze ariko se bo bakora iki Eh. tubwizanye ukuri ntibafite amafaranga ngo bayashore menshi nk'ayo uyu mugabo Tshisekedi yashora tubwizanye ukuri nanone Nelson niba Tshisekedi yashora amamiliyoni n'amamiliyoni kuri izi navuga cana sibyo yego ntago bariya bo babikora bazishoramo se bayakura he ayo mamiliyoni none tujye tubumva none tujye tumva rero tugumye tuvuge ibigumye bidushyira hasi umunsi ku munsi gusa ibi ngibi tugomba kubikora kuba tuvuga ko ari umutwe nyeshyamba nyabona babinyandikira bakantuka kukinga umutwe nyeshyamba ni ukuri ryari munambwiye ngo niba ari ikintu banga ngo umuntu bitinye usigaye bitinye shyamba barabyanga ariko bemere tubivuge kubera safe kujya tube safe yego tube safe kuko umunsi ku munsi ntabwo biba byoroshye ngango ko rero nibyo rero nandi kuvuga ko bafasha ahantu hanini nubwo vuze ngo bari kongera ingabo nibyo ejo ndi rasose 700 ngaho hari n'ibindi 12 yego hari n'ibindi 12 biri mu nzira ariko uko byagenda kose bivuga ko igice bafashe kiruta u Rwanda n'u Burundi ngo yego ni kinini kandi ingabo ni nkeya bivuze ngo rero baracyafite urugendo rurerure niyo mpamvu urugamba byibuze ruracyafite byibuze indi myaka 5 nawe nk'abajya bavuga ko urugamba ari bwo rugitangira ahubwo ntawe ruragera kuko uko byasa kose Tshisekedi ntago azigera yemera kubera impamvu atazemera siwe Demitri Komande siwe none se niyemera urugamba rukarangira bararye bate bararya iki niko vuze bantuza barye bate babeho gute gaso babaho gute ko ni ikibazo ni ikibazo nyine bakinira ku bantu bamwe barahagendera ubuzima bwa benshi bukatikirira bwana Nelson ariko mu gihe abandi babyira iki babyungukiramo hari ako kanerekana nakavugeho hari n'abanje mbona tuvuga utya ngo kimwe nuko namwe abanyamakuru ngo namemereramo views twebwe ntago tuvuga ngo ni views papa cyangwa se mama twebwe tuvuze n'ibindi byanarebwa pe sibyo se Nelson sinemera ko Nelson amashobora kuba amaze ibi bintu ahubwo kubihomberamo barabizi kubihomberamo cyane barabizi sibyo se rero no kuvuga ngo wakora n'ibindi wanakora n'amavlog wakora n'ibindi ariko kuba sinza bakubwira ibyo ngewe oyanjye mbibona mu bitekerezo ngo muvuga ngo hari abantu ngo bahatikirije ubuzima ngo ariko ngo n'abanyamakuru nawe mwabonye views yego okay ngiye ko kwenda babikubwira mu bitekerezo ku ma byandika mu makomenti ntabyo urabona se niyo bya bitaba kwicana yawe ntabwo ndabona wenda ibyo kwanga umuntu ama views tubona ntabwo ndabibona ye mbibonye nagusubiza yego nagusubiza cyane gusa ikintu cyo abantu bagomba kumenya wenda hari ikintu cyo abantu bagomba kumenya nuko urugamba rukiri rurerure cyane inyeshyamba zimaze gukonkeringa ahantu hanini ariko uko zikonkeringa ahantu hanini ni nako zitarageza umubare uhagije wo kurinda abo zafashe niyo mpamvu umunsi ku munsi Masisi kubera ukuntu ari nini hari bimwe mu bice bisubiza ntitubimenye ejo mama kuri natatu yabifata tukajya ngo ni breaking kumbi ni agace bari bayambuye bivuze ngo kandi ikintu kibitera ni wazarendo bareka kurasa cyangwa se bareka gufata uzi ikintu gituma urugamba rukomeza gukara yego dore ingingo ya mbere izatuma umutwe nyeshyamba biganye kuzatsindwa nugwa yego ikintu cya mbere ndakubwira n'indi kote yindi nuko bigeraho urugamba rugiye kurangira yego barangiza bagafata amatekwa mu rugamba iyo bafashe amatekwa mu rugamba baba baturutse kuri kote bahanganye yego noneho baba barapanze urugamba rw'igihe kirekire ahantu bazataka hano muze kucyumva neza cyane niyo mpamvu abantu bibaza ngo ambushi za buri munsi noneho izo ngabo iyo zivuye kuri kote yaduye bari bahanganye zigenda zijyanye amakuru zibakuyemo izi zasarambwe nazo ntago ari abantu bo gufata amatekwa ngo zijye kubicaza zirabakanda zikabakuramo amakuru yego iyo zibakuramo amakuru zibakuramo amakuru yaho bagomba kuzajya kwataka kandi kuba amatekwa azafashwe ntivuze ngo umugambi bari bafite ngo bawuhagarike nimba bagomba kujya kwataka bivuze ngo rero aho bagomba kujya kwataka bajya kuhataka amakuru bayafite kuko redi amakuru yatanzwe n'aduye yatutse n'amatekwa azafashwe yego mugasanga ari amatekwa zirimo zatanga amakuru icyo nicyo gikomeye cyane rero gituma izi nyeshyamba zitazijya zitsindwa urugamba zizarurwana amakuru byasa kose niko njye mbibona ni gato cyane mu tuntu mbona ndetse nawe ushobora kuza kubyumva neza cyane kuko dufite amakuru menshi urugero ejo bundi Janvier Karayire wenda amakuru ufite nuko we ashobora kuba yararaswe
yarashwe ariko se Seigneur de Guerre niwe wigize umwami w'urugamba wari warazonze ba 23 ejo bundi yamanitse amaboko yagiye muri force yabo uyu mugabo yari yarazonze izi nyeshyamba ku rwego rukomeye cyane yamaze kumanika amaboko abajyamo uyu mugabo yari afite plan byibuze nk'iy'amezi atari imbere y'uburyo ugamba barupanze mu buryo agomba kwataka aragera amahita babwira ati dore ko agomba kujyana ati n'ubundi bazajyana gutya na gutya ABCD byose ababwira kandi ko bagiyemo ntibaza guhagarika atake ngayo nguko none ukaba ubona se urugamba ruzamara iyo myaka ko platform zizaba zarashizeho mubaze n'ikibazo cyo gutebya nanjye ingoma yarambwiye ati tugiye kubaza ikibazo cyo gutebya pe imyaka 5 cyokora ibyo bintu uvuze Nelson ari n'ababiha imyaka 10 bati haracyari kare pe ati ino ntambara nibwo bwigiye gutangira ikibazo bajya kuri platform rero kiretse barabigiyemo ari business yego nibwo wagira ikibazo ariko warabigiyemo urabona abagabo barwana ni abari beri hanyuma urabizi neza ikibazo twagize muri 1994 I know urabizi neza ko urugamba n'abagabo barwana ni nk'urw'inkotanyi zarwana ari na mpamvu bisanisha ngo mama 23 abanyarwanda oya dushatse twanabihuza kubera ko Makenga se ntiyarwanya mu rugamba rwo kubohora igihugu yego Makenga rurwanyemo na barurankunda urumva rero n'ubundi ubona ko tekinike bakoresha n'imibare bakoresha ariyo ziranye cyamba zikoresha ahubwo niyo mpamvu babihuza ngo ni RDF bayibeshye yego niyo mpamvu babihuza kubera ko babona uburyo inkotanyi zakoresheje ari nabwo abagabo bari gukoresha ariko impamvu ngiye mbona bajya kure cyane bibagirwa ko Makenga nawe yari muri bano bantu yarakopeye yaratojwe nawe ajya kubohora bene wa ikindi cya kabiri gaburiya bahita bavuga ati se ubu ngubu ubwo James Kabare we yagiye Kinshasa agakora ubuyobozi bw'agashyiraho ubundi ubu sibo ariko zabagabo n'ahanga ariko ibyo ntabwo babihuriye so rero yaratojwe impamvu ibi mbivuze tekinike bakoresha zari zimwe uyu munsi rero turaza kubitandukanya cyane ngira ngo u Rwanda ruhakana umunsi ku munsi kandi kuko niko bimeze ngira ngo nta nubwo bigomba kutujyana kure cyane kuko n'imiryango mpuzamahanga ijya ibyinjiramo ariko igasanga ko ku Rwanda rurarengana amagambo General Makenga yavuze ni amagambo wakiriye gute yavuze nabonye ari ibyo yatangaje ati umugabo witwa Fashi ati yafashe ingabo zihindura umwanda nabonye ari ibintu byinshi kabisa ubona ko ari igihe hasokaga ari abasirikare 2700 amagambo yavuze ahubwo ngewe amagambo natinzeho cyane nkatsikamiraho yego ni ukuvuga imijyi basigaje imijyi yasigaje harimo Kisangani ntavugemo Uvira niho nahise mvuga ati Uvira Cayindiri amagambo twe dukunda gukoresha nimba yaravuze za Kisangani akavuga za Chopo yongiyo akavuga za Chopo n'indi miji yavuze imijyi 3 akavuga ati ubutaha inama nk'i cyangwa se ibintu tuzabikorera za Kisangani n'ahandi yego yahise agaragaza ko urugamba rugihari no matter what bakumvikana bajya ku ntebe batajya ku ntebe urugamba rugihari yagaragaje ko niyo ijana zaterana ntabwo urugamba rwahagarara Kinshasa bataragerayo batarakora Tshisekedi ku buyobozi yego kubera ko ikiri mu bintu byazanye kone nanga ntabwo ari kwemera gutima itungo ni byose yaravuze ngo ikibumbano uwakiremye cyangwa se uwakibumbye niwe ushobora kukirema yani magambo yaravuze ngo abo ubuyobozi twashyizeho niko tugomba kugira gute ariko yaranavuze ati ninjye wizaniye satani ni nanjye uzayikuraho ntacyo ntabwo simubujije ngenda mukotinze nanga wabivuze yego so rero kuba rero Makenga aratangaje ari amagambo yagaragaje ko Uvirayo nta nabwo yibara yamaze kuvamo nta gahunda yayo vuba yamaze kuvamo ahubwo yayibaze nawe yari kwibara mu bindi nta gahunda yayo yo yayibaze nkaho yamaze kuvamo ariko n'undi bavuga ko isa yakikuramo ati warafashe Goma ugafata Bukavu atuvira na ahantu abandi ati abarundi turya dukarabye ati muzatinyuke tubereke babwira inyeshyamba yego ngewe mbibara ko kuko Uvira n'undi bayirimo bana bagabo yego ahubwo no gihe kitaragera kuko numvaga iyi nkuru tuzayikora kwayo ko ni inkuru ndende kukubwira ukuntu izasangwe zinje mu gihe Uvira nkuko zinje Ngungu ibyo zakoze iyo ni inkuru ndende numvaga tuzayifatira umwanya wayo nkakubwira ukuntu izi nyeshyamba nzi hari umunsi nzi zinjiyemo zafashe imyenda y'ingabo z'u Burundi zayambaye na wazarendo zikinjiramo hariya inkuru ni ndende cyane
umeze mute iyo nkuru ni ndende cyane ku buryo ubu tuvugana bari gucuza za miti n'ibishyimbo mu mujyi wa Uvira hariya ni ndende cyane ishaka kuyitindaho cyane. So rero we kubigaragaza kuvuga ari amagambo akavuga amagambo akomeye nk'ariya nuko we yagaragaje ko adateze guhagarika urugamba mu gihe ubuyobozi bw'Kinshasa butarahinduka, ndetse ikinagaragara cyo nuko niba ubuyobozi bw'Kinshasa bwahinduka iyi leta izaba iya M23. Abasesenguzi mwese nuko bavuga ko bajya bavuga bati hari igihe zihindura imirisho bro. None se uzahinduye mikeya ubu tuvugana ubu ntabwo zahinduye imirisho. Ubu se ikigaragara cyo uwajyaho wese n'ubuzemera kuyoboka amahame ya 23. Kandi urabona ko iri kubaka ibintu by'igihe kirekire, ntabwo waza mu gitondo rero uvuga ngo uje kubisenya. Yego oya ni bigaragara ko kandi ibintu iri kubaka biragaragara ko ntago ari ibintu biri negative. Yego basenye umujyi barawubaka, nimyo ndi kuvuga bura prime nengo aravuga ati ngo umujyi wacu Bujumbura nibo urasa ngo turi kugendera kuko ngo batatse Goma ngo bikagenda gutya. Abatatse Goma bakayisenya no bayubatse no bari kuyubaka barayisenye kugira ngo bayikuremo ikibi, ubu bari kuyubaka ntiwarura, ubu bari kubaka imihanda n'amastade n'ibiki. Bo warabye bavuga ati Bujumbura yacu ni bayisenya izubakwa nande kandi mpamvu bagiye gusaba imbabazi. Mwene magambo rero umutwe nyeshyamba icyo uri kubaka angana iki gihe kirekire badashobora kuzarekura. Amagambo yavuze rero nanasoreza ko aya magambo nuko yashatse kugaragaza ko bagifite urugendo rurerure cyane kandi bazi neza ko n'ubundi Kinshasa zitahinduka. Tshisekedi ni umuntu ugikatari, ni umuntu ujya mu biganiro akava yemeje ikintu agisohoka gato, agisohoka kigera hanze y'umuryango bisa nkaho nimba bamuroga, nimba ubwenge babukuropa, nimba telefone imuhamagara akavuga ati ibintu ukoze bibaho, gahita avuga ati ntago yari ngiye mbivuyemo ibyo ntago nari impari. Yego bamusore rero bamaze kubona ko rero nta kintu kibishobora kuba cyahinduka badahinduye ubuyobozi ndetse no gukuramo ibice byose bapanze gufata. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe, ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye, nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars.